saha y'isa 5 n'igice kabisa n'umuhungu wanyu umuvunyi Victor Blackman Hambomani umuhungu w'Imana ndetse n'abanyarwanda twabanje kwikoza mu ndirimbo zo mu karere havuyemo D1 umutipe w'umurundi uhagaze neza cyane muri iyi minsi nahoze mbona yafatanya n'agafoto na Bruce Melody mu minsi ishize ntabwo ndibuze kuza gutangira rero n'abanza kubasuhuza muri yandamukanyo yacu mumeze mute nizere ko meze fresh sana kabisa reka mbanze mere ku bantu bari iburasirazuba iburengerazuba amajyaruguru amajyepfo ntibagiwe n'umujyi wa Kigali nizere ko meze fresh sana kabisa abambasaderi bacu bari mu Mutara abambasaderi bacu bari Kagugu bari Kanombe bari Bugesera bari za Rusizi bari za Rubavu bari Musanze za Bereshi kugeza za Yaounde nizere ko meze fresh sana kabisa abantu bakunda kudomagara nizere ko abantu bari Nyamirambo bumeze neza cyane reka ningera Nyamirambo mite mfungira aho ngaho mbanze suhuza umutipe cyane producer muri iminsi ahagaze neza arimo ndabona kabisa none wisama yarakaye nahoze mbona avuga ati ndaza kuza kubatana ibintu by'imizigo n'umuhungu bita Berry Filme nahoze mbona yarakoreye abahanzi benshi bagiye batandukanye ndetse abakizamuka namaze igihe kinini mu kibuga cyane ko turi buze kuza no kureba indirimbo iyo ndirimbo muri background ni umupeti bamwita Boss Boy iyo ndirimbo yakozwe na Berry Filme iyo ngiyo mureba muri background ni Berry Filme wayikoze kabisa turaza kuza no kwizamura turebe esepo ishusho rye ubona rimeze gute kayangi imeze gute uyu mutipe urabona agaze neza ese twamushyira muri competition y'abatipe ba Faizo ba Mariva bagiye bakora banani ba Medisare ndetse nabandi dufite amazina aremereye muri imisisege mbona ari bagadi basigaye bakora ubona ko ari ibintu byiza cyane John Art from BJ nawe ubona ko abo sana producer barimo gukora ama video ariko uyu munsi muri Kigali dufite umuntu bita Berry Filme ariko tutararenga aho ngaho dufite n'umutumirwa by the way twamaze kumuzana nawoze mbona afite gitari amwita Solo Boy afite indirimbo bita Karabo uyu mutipe naje kumwitegereza no kugira ngo muhamagare naje kureba kuri status ze ndetse kuri social medias agenda akora mbona ni igitipe gifite tara kiraza kuza kwitwereka neza muraza kuza kuduhamagara muraza kuza kuduha message mutubwire se uyu mutipe ahagaze neza mu kibuga ese bimeze bite ni ikiganiro rero step up impano ndetse n'ubuhanga tuba tugomba kubazanira impano hirya no hino nibuzi yuko wakoze indirimbo ifite video imeze neza uje utwandikira kuri iyo nimero muri message ikindi turaza kuza no kuguha indi nimero yacu iri private ku buryo niba ukeneye yuko dushobora kukuzamura cyangwa kukugaragariza abanyarwanda bari fresh sana kabisa turaza kuza kwibanda ku makuru y'ibyamamare by'iburasirazuba ya Afrika turaza kuza kureba Uganda kabisa nahoze mbona ko n'abahanzi ba Uganda none by the way abahanzi barimo barasohora indirimbo ntabwo twabimenye twakomeje kwibanda kuri Tanzania kuri indirimbo Ayasava ya nani ya Diamond asohoye Ayasava nyuma yaho Burna Boy yamaze kumukura ku rutonde yari umwe mu bahanzi ba Afrika wabonaga ko bari bayoboye YouTube bari bari hejuru barafite views iri hejuru wabona ko umuziki wabo wari hejuru ariko Burna Boy yamaze kumushyira ku ruhande niba umutipe yasa kubita Ayasava iyo murebye neza ubona arafite utuntu dukava twinshi cyane aho akora ari muri jikoni ari ahandi henshi ubona agiye atandukanye Diamond ufite utuntu twinshi tw'udukoryo abwo n'abahanzi bagiye basohora indirimbo muri iyi minsi ubona ko zimeze fresh sana kabisa so turaza kuza kureba amakuru tukiri Uganda umuntu bita Shiba Karungi arimo aravugaho yuko yabatwite ariko nago turamenya neza ese ninda yandi tugomba kubwira amakuru y'ibyamamare nyine ni icyamamare ushobora kwibaza uti gutwita ni ibintu bisanzwe ariko se Shiba Karungi muzi indirimbo ese Shiba Karungi ko twite yavuzwe mu rukundo nande bimeze bite ayo rero na amakuru y'ibyamamare tugomba kubahereza ndetse mwanashaka mukanatubaza amakuru y'ibyamamare hano mu Rwanda muba mukumbuye se kuki badashyira hanze indirimbo bimeze bite ayose ni ibintu tugomba kuganira hano mu kiganiro step up impano ndetse n'ubuhanga n'umuhungu w'Imana muvunyi Victor Blackman Hambomani tugomba kuza gutangira na vibe z'uyu
uyu munsi turi mu kwezi kwa gatanu, turimo turinjira muri sama, tuvuye mu gihe cy'imvura, tuvuye mu bihe nyine biba bitoroshye, ako tugomba gutangira tugafungura 2024 neza muri sama, ko twamaze kugira mu gihembwe cya kabiri, cya kindi kiba kiba kiri vibes, you know, tunari nako tuninjira neza mu misirere mu bihe by'amatora. Nizere ko ahantu henshi muri hirya no hino mwatangiye kureba mu collectinga mwiyumura ku mariste y'amatora n'ibindi byose, kugira ngo twinjire mu kwa karindwi tumeze neza, tubahata imizigo iri fresh sana kabisa, ishyushye. Abahanzi ewana nahoze nzenguruka mu studio nimugoroba mu minsi ishize, mbona abahanzi babafite indirimbo nyinshi kabisa. Mwizere ko abanyarwanda ntago baryamye, bafite indirimbo kandi none ikindi ntago bagishaka gukora indirimbo imwe gusa, ubona yuko barimo barashaka kuba kubita ama EP album EP, cyane ko nahoze mbona ku bantu bakunda Kivumbi, King Kivumbi unaherutse gusinya contract imwe muri label ziri Nigeria. Nahoze mbona bagaragaza yuko agiye kuronshinga indirimbo album ya kabiri. Kivumbi ukunzwe cyane muri iyi minsi, ntagakunda gusohora indirimbo cyane, ariko yasohoye indirimbo imwe irafata, ubona ko imeze neza. Herutse ko indirimbo bita White, abantu benshi barayikunze, ariko reka dutegereze n'amatsiko menshi turebe ese ubu noneho muri iyi sama bimeze gute. Turaza kuza kubona Kivumbi uhe, turaza kuza kumva ihangana ry'abahanzi muri iyi minsi bihagaze gute, bimeze gute, you know, turaza kuza kumenya byinshi. By the way, nubwo mba nasuje abantu bari i Kigali, ariko abantu bari aba diaspora benshi bishuti zacu, nizere ko mumeze neza. Za USA yo ama state menshi, hari Kentucky, hari Louisville, hari Chicago, hari Utah, hari Massachusetts, hari Indianapolis, hari abo bose n'ahantu hari abahanzi, hari ba ambasaderi b'impano n'ubuhanga b'abahanzi. Tuba dufite abana b'Abanyarwanda, tukazajya tukwerekeza amaso mu Budage nanone, tukareba Ivan Manzi waherutse no gusohora indirimbo bakayita Intsinzi, nawe turaza kuza nawe kongera kumwibandaho turebe impano z'Abanyarwanda. No kuvuga ngo rero tugomba kubahereza indirimbo z'abana bo mu Rwanda ni Kigali, abo hanze, amakuru avugwa mu mihanda ndetse n'ahandi. So telefone rero irafunguye, ndaza kuza kureba message mwaduhaye, ndaza kuza gufata calls zanyu, ndaza kuza kureba ese byifashe bite. Turi kumwe 5 kwa 5 kugira ngo nanabazanire n'umutumirwa, ntaza kuza kuba ncuranga nka niyumva ntaza kuza kuba ncuranga nka niyumva. By the way, ni byiza cyane. Nahoze mbona ku bantu mukoresha internet muri iyi minsi, nibuzi yuko uhamagara bikanga ukandika message nigende WhatsApp, nugire ngo nokubera gupfa kwa telefone yawe. Ubwo ku muyoboro hari insinga zapfuye mu nyanja ya South Africa cyane ko se ubundi mabye mumenya ko nubwo internet biba ari noza, ariko ubundi insinga zica hasi mu butaka. So rero hari insinga zagize ikibazo mu nyanja ya South Africa, bakirimo gutegura byabereye hirya, ariko nizere ko birimo kugenda bitungana mu minsi iri imbere bizatungana. Njye mbona hari amakampanyi muhamagara mukayatuka byatari ngo byanze. So rero mba ngomba kubereza amakuru kugira ngo ahantu uri ntumve kuri wenyine, ahubwo ari amakuru y'ibyamamare ndetse nayo ukeneye. Si kuvuga ngo nayo makuru y'ibyamamare gusa, ahubwo n'andi y'ingenzi mu buzima. Reka dutangirane ni telefone, ubundi nze kuza mbahereza n'izindi ndirimbo tunakira umutumirwa. Goodrich TV, allo. Goodrich TV, allo. Goodrich TV, allo. Yes, allo. Urinde uherereye hehe? Goodrich TV, allo. Goodrich TV, allo. Yes, allo. Mwaramutse neza. Urinde uherereye hehe? Goodrich TV, allo. Allo. Yes, allo. Diane ndi Nyamata. Diane Nyamata, nizere ko meze fresh sana. Turashima Imana. Ikiganiro mwabonye ko twatangiranye vibe.
Muhanda. Irarenze turakwemera cyane hano Nyamata ariko kidusuhuza. Nukuri mba nabasuye. Ni Nyamata aho ngaho kugeza ku Gahembe, kugeza ku Kacyiru gatoya kuri Nomo. Hose ndabasuhuza. Hano bita Nomo urahaza aho ngaho Nyamata? Cyane rwose aho n'ahantu hanjye. So rero urumva ko mba bafite guhera kuri gare kabisa. Muri iyi minsi urimo urakunda ihe ndirimbo? Nzabasura kabisa. Urimo urakunda ihe ndirimbo? Muri iyi minsi se? Moronita ni yande? Moronita ni yande? Kenisoro na bamutite n'ingabo. Unashati baravugaga ngo ariko twategereje ko aririmba turamubura. Inde mwavugaga? Gadi uramuzi? Ramusore ndamwemera byataye. Ikintu cya mbere mbashe kubona nuko nawe uri umunyamihanda. Urakoze cyane kabisa. Umuziki urawumva? Sawa Diane Inyamata. Asante sana kabisa Diane. Turagukurikira 5/5. Murakoze cyane kabisa. Good Rich TV allo. Allo. Bimeze bite umusaza? Cyane sabro, muravuga n'inganyotoro mu byangabo. Mu byangabo. Musanze hirya gatoya. Hafi na za Nyabihu. Za Nyabihu? Musanze gusa nyine iyo tantre byanga bihana umupaka na Nyabihu. Yes, ndabyumva cyane kabisa. Umeze neza nirenganya? Ni fresh tu. Akabeho kaho bimeze bite cyangwa uyu munsi izuba muraribona bimeze bite? Yo ni bisanzwe n'uyu munsi ndabona hari ikibunda izuba ryo nacyo. Ubwo rero turagira ngo cyatanze turi kumwe. Asante sana kabisa mutegereze n'umutumirwa mu kanya afite gitari muraza kuza komeza guhamagara mutubwire niba abishoboye cyangwa agiye guhinga inyanya mu gishanga ntacyo bitwaye. Ndakubwira dore ko ibintu by'inkinake tubikurikiranira hafi ahubwo uze kudwana namba namba yanjye turaza kuza kuyitanga gatoya hanyuma abantu bafite impano bajye bayandikira nta kibazo cyangwa ubundi wohereza niba ufite indirimbo wohereza video tukazareba niba ubikwiriye tukakuzana abanyarwanda bakakubona. Sawa murakoze cyane nirenganya. Good Rich TV allo. Good Rich TV allo. Message zatangiye kuza calls nazo ni nyinshi cyane ngira ngo byari karibu mwakoze cyane kabisa abantu b'Inyamata ndabona turi kumwe abantu bari za Musanze ndabona turi kumwe abantu benshi. Good Rich TV allo. Good Rich TV allo. Yes mukomere papa. Minani agana he? Minani agana he? Iburega muri Rulindo. Iburega Rulindo. Nizere ko meze fresh sana. Meze fresh akazuba ni fresh nako nta kibazo. Tukubita kahe karirimbo sasa? Kamoromita hafi aho ngaho kari kubikora. Moromita kabisa. Moromita nindo muntu waririmbyemo ukavuga ngo ni fresh hagati ya Kenisoro kumwe n'uyu ya mutipe nani Neri Ngabo. Kenisoro yaguyemo fresh spectacular bafite na karaka benshi bagafungira rwose karakantu karanye. Asante sana kabisa. Reka kwanza Samu kuri technique ahita tuzamurira indirimbo Moromita abantu benshi batangiye kuyisaba ubundi mite mbabwira byinshi bitandukanye. Samu ushobora guhita tuzamurira gatoya indirimbo reka dubanze dusome iyi message gato uituzamura indirimbo. Aroni Khalifa merereye Matimba duhe ayashiba kabisa kandi turabasuza big up. Asante sana Khalifa hello mwiriwe cyane namwe nago mwigeze mutubwira amazina mujye mutubwira amazina mutubwire naho muherereye. Isamu zamura Moromita ubundi tuze kuza tubabwira amakuru ya Shiba gatoya isaa 6 zuzuye ndaza kuza guhita ninjirana n'umuhanzi amwita Solo Boy mwe mutipe cyane mfite amatsiko yo kumva afite akaririmbo bita Karabo
niba ari akarabo ka roza abahanzi we cyambere abahanzi ibyo baririmba niba baba babifite koko niba ibintu baririmba biba ari ukuri abakobwa mwarahiriwe. Reka tuzamukane na 90 ubundi tuze kuza tukubitana na Shiba Kalungi.